aho mbona ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Guverineri Purusi yagerageje kwambuka umupaka yiruka cyangwa se ahunga ngahungire Bujumbura mu ijoro ryo ku itariki ya 8 Ukuboza, ariko Wazalendo baramuhagarika bati hama hamwe n'ubundi ni ruza rudutwarire rimwe. Nagiye mbona aka video sinzi niba wakabonye, uyu Jean Purusi ashaka guhunga, ariko nkibaza ese kumuhagarika bibaye inshuro ya kabiri muri uyu mujyi wa Uvira ashaka kuwukwepa cyangwa se kuwuhunga yigire Bujumbura. Abawazalendo bati nta hantu ugomba kujya, ugomba kuguma aha ngaha rwaza rukadutwara hamwe gute ushaka ko twebwe bo hasi tugenda. Neza ko yagaragaye ari ku pikipiki kuri moto agenda agwa imbere y'amafuso bongera baterura. Urumva ko yahunze mu buryo busuzuguritse butajyanye n'umuyobozi. Nawe mugabo w'ingabo mbega muri province yiwe. Yego. Ugiye kureba ko abahagarariye perezida muri province yiwe. Ubwo rero mbijyanisha n'ibya Bukavu akaba ashaka kongera kwikora nk'iby'inkarembye birabyo ahungemo Bukavu, itokege nabyemera. Tshisekedi nta kintu yitayeho kuri stand DRC. Yabashyizemo elema aravuga ati Wazalendo mufata imbunda kuko urumva ziriya mbunda zahawe Wazalendo. Kuzitora turabishaka gufata imyaka nk'icumi. Kugira ngo Eastern DRC ikomeze ibakajagari habeho political fiasco mu bijyanye n'imitegekere yaho. Tshisekedi ntabwo yabikoze kubera gukunda, azi neza ko Abazalendo batahagarara imbere y'ingabo zirimo kurwana hariya. Anagaragaza n'ubutumwa agiyemo n'iki byose. Ntabwo imbunda ari potopoto, ntabwo umuntu yisegura imbunda ngo igire gute ngayisasira agire gute kizarenda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nsozi no intervention rero. Reka nkubwira amakuru rwose uzabona ibyo nkubwira kandi mbivuga kandi ukabibona n'ibyo abarundi kubadimba no kugira gute nabyo umaze iminsi ubibona kandi twabivuze kuva kera. Yego. Buriya Tshisekedi mu bintu azabura no Tshisekedi azaburana imanza nyuma yo kuva ku butegetsi. Serious nta nubwo ntibizanagorana kuzikora. Tshisekedi buriya mu byaha bikomeye afite no guhimbunda abasivile. Barashe mu 23 izi mpunzi tubona zikwira ku miyaga bigari zahunze Kabila Joseph. Ntabwo giye mfite icyo mfana Kabila Joseph. Ariko impunzi se yahunze atari kungomba Kabila Joseph ndiye. Impunzi ziryoga Tshisekedi si watumye zihunga. Nubwo nawe yaje kongeraho izindi. Ariko Tshisekedi yashyize imbaraga mu gukorana na FDL kurusha nyirango we ni mu perezida wese wo muri Kongo. Icyo tubona ikintu umuntu abiba nicyo asarura. Ni Purusi nabisarure. Urumva? Kandi akandi nasozerezaho nkeka ko wumvise ukuntu ama audio y'abasirikare b'u Burundi barimo gusubira iwabo bishimye. Nkeka ko ndayishimiye azasinzira neza akaruhuka kibutsa M23 ifashe Uvira. Urashaka kuruhuka no kurara heza? Gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Bakunzi bacu turabasuje umerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ndetse na update zigiye zitandukanye. Nukuri turabashimira cyane mwebwe muduha ibitekerezo ndetse nawe ufata umwanya wawe wo gusharinga ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Dikwe na Marshal ni umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Ngo yikaze bwana Marshal. Urakoze cyane madamu munyamakuru. Yego. Ibintu ni amahoro. Pesha umuntu arakirutse ngo na amahoro. Marshal arakirutse. Ejo nabonye hari abambaza ati amakuru ya Marshal yararwaye harabona abwiye ndetse uyu munsi n'ubundi nubwo aje mu isesengura ntago biramera neza cyane ariko nizere ko biri koroha uko biri. Yes, babyita état de convalescence. Hari umuntu ugeze kunsetsa baragenjana muri commentaire. Ngaranyiyamye ngo sizoje kuzana ingero z'ubuganga. Yego. Ngo mu biganiro ngo yumva bibishye. Kare ko nkunda kubikoresha. Yego. Ntabwo nanizi ko bibihari ndamusuhuje hari hose. Munaziranye? Simuzi. Ni comment. Nabigeraho ngiye kuvuga iby'ubuganga. Ajya bisimbuka kuko bako siwe wanyishyuriye amashuri y'ubuganga kandi nta tegeko ubwonko bwanjye ko bukora.
nene bagiye kandi ajya agenda abisimbuke rimwe na rimwe abantu bashira isoni mu makomantere bakagira ngo abandi ntibanabasubiza. Ntabwo nari nzi kuzi gusiramura nabikuyemo ikomenti kuri kw'Imana. Hariho na siramuye se umuntu yaranzemo ikomenti ngo Marisha ngo uracyazi gusiramura neza nka kera. Nukuri mubazi bita muvuga gusiramura ubwo se ubwo ni nk'ukiramuruzi cyangwa ntabwo nari mbizi ngo yize gusiramura ngo umwana we neza cyane. Okay, ikiramuruzi Kamonyi nahakoreye ibikorwa bya circoncision naho byari bicyaduka kandi genda umuntu uri foroma mu bintu minisante ya foroma mu byo gusiramura hakoresha mu by'impeta cyane. Waba ukibyibuka? Ntibyibuka ubu se wo kuwiza amategeko ukaba utarimo kuyakora wibagiwe amategeko. Oya tujyane muri iyo ngingo ibintu umuntu yizabyibagirwa. Giye se mfite nuze mfite ya munezi indwaye kwibagirwa ntacyo ntazi mu by'ubuvuzi. Nese navuye mu buvuzi ariko ubwonko bwanjye bubinaniwe ari performance afite mu buvuzi byaranshimishije. ahubwo uvuga umwuga w'umuntu umugendaho uzumva afite ingofero azambwira nze musiramure n'ubu ngubu kandi byamufasha. Yashaka ko musiramura nkashyiraho design y'agaseke, yashaka ko musiramura nkashyiraho design imeze gute wazambwira design ashaka, kuko bujya ku bantu basiramura bakoresheje kubaga no kudoda hari ukuntu umuntu adoda mu byo, kuko gusiramura bigira ingingo akenshi bavuga 3 niba na wa mugani ntatangiye no kugibagirwa. Ingingo ya mbere ni ingingo ibyo bita curative, hari indwara urimo kuvura sibyo muri ubwo busiramuzi. Urumva ingingo kwanza ni ebyiri z'ingenzi intego zo gusiramura. Ngira ngo ya kabiri ni esthétique, circoncision esthétique. Rero ugomba gusiramura umuntu ku buryo nawe yireba akumva araberewe, kuko umuntu wagusiramuye nabi cyangwa wasiramuye nabi nta kwibagirwa Sandrine. Yego akubika mu mutwe ku buryo urumva harerega niho bicomekeye ku buryo ashobora kurwara n'inzika mwana ahora rwose akavuga ati warampemukiye. Ubwo giwe rero ndavuga ushaka esthétique rwose azanjye urwara si umwanya nawo ukora Imana yo mu ijoro. Ikibazo Ariko nigeze kujya nshaka gufata nka weekend nkaziharira ibyo bikorwa ariko kubera ko bifite abantu benshi babikora ibyo wabikora ufasha nk'igihugu kugira ngo ukabikora witanga n'amafaranga yegarimo ushaka clinique mukorana by'umwihariko kavuga ka weekend ngahariye gusiramura abana cyangwa abakuru ariko ntabwo nkibikora. Ariko ubwo niba nanamusiramuriye umwana uwo mwana azamuhe nimero zanjye namara gukura akabona ni sawa azantelefone naho se uwo nguwo umubyeyi ko yishyuye aranshimira kubera iki. By the way mu buvuzi nakoze ibintu byo gusiramura biri mu byo nanasorejemo muri minisante amgira na certificate yabyo. Yego twahugwe nawe taye gipafu n'abantu barabizi. Gusiramura rero ufite nk'akana aho gusiramura rwose ntago ubuvuzi bwamamaza ntibyemewe ariko hari nk'umuntu wambwira nkamurangira handi abasiramuzi beza naho giye sinkibikora. Yego yarakoze rero ngo reka twikomereze mu makuru ndetse hari na ama update menshi agiye atandukanye kuri uyu munsi w'itariki ya 9 aho mbona ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Guverineri Purusi yagerageje kwambuka umupaka yiruka cyangwa se ahunga ngahungire Bujumbura mu ijoro ryo ku itariki ya 8 Ukuboza, ariko Wazalendo baramuhagarika bati hama hamwe n'ubundi ni ruza rudutwarire rimwe. Nagiye mbona ka video sinzi niba wakabonye uyu Jean Purusi ashaka guhunga ariko nkibaza ese kumuhagarika bibaye inshuro ya kabiri muri uyu mujyi wa Vira ashaka kuwukwepa cyangwa se kuwuhunga yigire Bujumbura. Wazalendo bati nta hantu ugomba kujya, ugomba kuguma aha ngaha rugaza rukadutwarira hamwe gute ushaka ko twebwe bo hasi tugenda. Basha nkibaza ubundi wa mugani gute ko navuga ko ari guverineri yasiga wa mugana batoya akambuka wewe nahanjye nago Abazalendo arawonge ngera no havuga nti kabisa hanga nago ba blaming. Guverineri Purusi aho mu mujyi wa Bukavu mbere yo kufatwa uzi neza ko yagaragaye ari ku pikipiki kuri moto agenda agwa imbere y'amafuso bongera baterura. Urumva ko yahunze mu buryo busuzuguritse butajyanye n'umuyobozi. Yego rero ndi bwemere ko nawe Uvira ashaka kuyihunga kigegera nka kuriye kuko ubundi guverineri abafite protocole n'uburinzi bukomeye. Ni nawe mugabo w'ingabo mbega muri province yiwe. Yego ugiye kureba ko abahagarariye perezida muri province yiwe. Ubwo rero mbijyanisha n'ibya Bukavu akaba ashaka kongera kwikora nk'iby'inkarembye birabyo ahungemo Bukavu itokege nabyemera. Ariko nanone ku rundi ruhande ariko ko nari kureba ku rundi ruhande kuvanga Abazalendo bafite puissance cyangwa power kuri gavana ngo bamubuze guhunga. Urumva ni ibintu bitaba byumvikana
kuko na guverineri ni umuntu yego kandi amategeko dufite amakuru dufite yego avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyashyize ku mupaka wa Gatumba itsinda ry'abasirikare bashinzwe kugenzura no kwambura intwaro abazarendo n'igisirikare cya leta barimo guhungira mu Burundi. yego none abazarendo niba bamwe bahunze bakaba barimo bambuga intwaro ngo bashyirwe mu nkambi z'impunzi hanyuma intwaro zijye ku ruhande FRDC bikaba nuko ayo ni makuru turimo kubona. yego Nubwo hari andi makuru nayo agaragaza ko Burundi burimo gukusanya ingabo zidasanzwe za Kongo, urumva Yego. zirimo kuza mu ndege zitandukanye kugira ngo bongere bagabe ibitero. Uzumva so des informations paradoxales. yego Ariko reka dufate ayo guhunga no kugira gute. Ubundi guhunga ku isi uhereye kuri Yezu kugeza uyu munsi. Biri muri operation zigize umuntu. Yego. Guhunga no ubutwari, guhunga no ubugabo. Umuntu udahunga se ngo ni muzarendo ni igikize. Niba governor we chef we akaba ahunze ahubwo yamukurikiye. yego Sicyo kubuza guverineri guhunga niko babatoje nyine bahame hamwe. Rego umuntu utoza abazarendo yibwira ko atazasogongera ku bubi bw'abazarendo. Gavana niwe mukuru w'abazarendo mu ntara ayobora. Yego. Nahame hamwe rero asogongere ku bubi bw'abazarendo. Niba babuza umunyamunenge guhunga bakabuza mu byukuri buri ibintu bikorwa bagasita bikorwa abandi yandi tujye tubona. Nawe buri buzarendo na mwene nyina biriya bikora bafite baramutse bagize akantu bapfa kidogo bapfubira naho urakoze cyane. Rero mu ijambo rimwe guverineri ni umuntu ushobora no guhabwa uburinzi n'igihugu Burundi baturanye. Sibyo? Kandi igihugu nticyanirwa ku proteger guverineri. Hari amayeri menshi yo guhungisha umuyobozi ushobora kumuhindurira kumukorera kamufraje ntunamenye ko ari we. Sibyo? yego Hari ikiganiro nabonye gavana yigeze guha itangazamakuru cyo kudahunga Uvira gusa bakigize icyuyu munsi ariko ngo kimaze igihe. narakibonye Ntabwo ari icya none. Rero kandi n'abazareno ntabwo numva ko bari banga guverineri. Guverineri ntabwo ari komanda direct yego bien sûr navuze ko ahagarariye komanda supreme. yego Ariko mu guhagarara komanda supreme hari komanda niba ari civil niba ari umuntu ukizina bakunda kuvuga. Komanda w'abazarendo muri hariya whoever ari na komanda w'ingabo niwe wakondana tutaye umujyi. Gavana subunda bakuri mu rutsiye, gavana bakuri BM bakuri misile bakuri antimisaba muri Brenda iki niki. None se ubwa mbere Purusa atashye Bujumbura. Ndetse ko yataye Bukavu kuki atata Buvira. Guhunga se biteye ikibazo. Aba ministre baza bagasubirayo. Nibi ya koroshaje yabayeho kuko ntabwo ndango mbihakane. Ariko chip ku bazarendo kandi ni igihembo. Ni igihembo cy'abareze wazarendo bakabarera nabi. Niba hamwe sasa Tshisekedi yabikoza abizirega buri Sandrine. Tshisekedi yashyize umutwe w'abazarendo kugira ngo uzazonge abanyakivu gihoro baryanisha. Tshisekedi nta kintu yitayeho kuri stand DRC. Yabashyizemo elema aravuga ati wazarendo mufata imbunda kuko urumva ziriya mbunda zahawe abazarendo. Kuzitora bishobora gufata imyaka nk'icumi. Kugira ngo Eastern DRC ikomeze ibakajagari habeho political fiasco mu bijyanye n'imitegekere yaho. Tshisekedi ntabwo yabikoze kubera gukunda azi neza ko abazarendo batahagarara imbere y'ingabo zirimo kurwana hariya. yego Kandi amabwiriza akomeye na komandoma nka komanda supreme w'igisirikare cya FARDC inshingano zindi agomba kuzi FARDC ahubwo FARDC kambura imbunda abazarendo igasigara irwana idafite abayisakuriza ku ruhande. Aho itsinzwe kabira tsinzwe ahigize gute kabigize gute. Icyo navuga ni iki rero Tshisekedi birimo kuba muri stand DRC abazarendo kwica abantu gusubiranamo kugira gute ni result y'icyo yashakaga kigezeho. Ahubwo abazarendo nigeze kumva umusirikare wa M23 ikamanyora yigisha abantu asa nk'uhamagarira abamakanaki ba Ngoma Nzito bande kugaruka. Hakuri umusirikare anaelewa we azikiriho. yego Nyine iyo kanuni arize Tshisekedi yo kubaho uteranya. Kuko Ngoma Nzito yakutumba amakanaki n'abandi bose igihe cyose bashobora gushyira hamwe abahwitse n'abadahwitse abaduhitse bakabakuramo bagakura ibigaba mu bishimwa. yego Bakora forces zikomeye kandi zimeze neza iwabo ziyubashye mu karere wabo bavukamo baraziranye. Urumva? yego Rero Tshisekedi iyo divide and rule abona neza ko azashobora kugumiza kuvangira Eastern DRC mu gihe cyose bazaba barwanya nabagira gute. Aho n'umuzarendo arwana n'umuFARDC akabuza gavana yo guhunga akagira gute. Se wewe ariko yarahunze kataragiye mu butumwa bw'akazi. Haruga ba report ariko nibyo nakubwiraga ibyo bakoze gasita bazabikora gavana n'iki hari igihe ushobora kwibwira ko guteguramo abantu ikintu kibi kurya abantu kugira gute ko bizagarukira ko wowe utekereza ko bazarya.
ariko n'uwawe bazamujya kuko n'uriya bariya yari uwawe, yari uwawe. ntarabene igihugu kimwe. So uyu munsi akarere k'ibiyaga bigari gashatse kakwitegura konsekanse z'imuzo w'abazarendo, ufata abazarendo muri DRC, ufate imbonerakure mu Burundi, ufate interahamwe mu Rwanda n'impuzamugambi na FDLR, ugira ngo ndumva n'abandi bamayimayi niyo mitwe ubona ko izazonga kano karere. N'amahirwe tugira nuko radicalisme yabo itibanda ku idini ngo wenda bacomeke kuri za leta islamique bikunde, ariko buriya ideologie genocidaire igendanwa n'abazarendo, imbonerakure n'abandi, ushatse ukayibalansa na ideologie y'aba jihadiste n'iki byose, okay, izo jihadisme ishobora kugira imbaraga ahantu hagwiriye ama eglise benda guhuza imyizerere baba bashaka kwisanisha nayo, ariko nanone kano karere gakungahaye mu buryo bugayitse ku ngengabitekerezo genocide. Uwahazanye ideologie rero akayihabiba agatanga imbunda akagira gute, ni Tshisekedi, ni Habyarimana, ni CNDD-FDD, badatinya gufata umuntu umusivili utararahiriye ku idarapo bakamuha imbunda ngo ayikoreshwe ashaka. Uzarebe hano mu Rwanda wari n'umudaso afite imbunda, si umuntu watozwe, si urwego rw'umutekano, ntituzi impamvu yabyo batazigendana, urumva? Yego. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo uwo muzarendo we mu kindi gihugu aba aramutse anateguriwe kuba ari mu VDP, izi jeunesse volontaire zigiye gufasha ibihugu byabo, koko afite maturité tactique yo kuba yemerewe gufata imbaraga nayicyuriwe bakayitunga mu muryango we, na cyane ko imbunda burya irashyuhisha, urumva? Yego. Ubwo nyine abagabo bakurikiye ikiganiro barabyumva, ufite imbunda aba yashyushye kigabo n'iki byose, yumva ibintu byose abigenga abitegeka. Imbunda burya iri mu bintu biyoboye isi. Uyihaye umuntu utarize tactique, utarize politique, utarize technique, utarize discipline igenga umuntu ufite imbunda. Kawaida mu ngabo imbunda barayiguha bakakubwira ngo ni umubyeyi wawe, ubona amafaranga, ngirimo umugore mwiza, ngirimo buri kimwe cyose, ariko bakayikwandikaho na matricule yayo. Yego. Umusirikare agira matricule yo mu gisirikare, serial number, akagira n'imbunda ye bihujwe n'iyo serial number. Buryo umusirikare avuye kuri patron ku kazi ntago imbunda ibikiriye, ibikwa muramura, bamupanga akazi akajya kubwira muramane mu imbunda ngiye ku kazi. Yego. Anagaragaza n'ubutumwa agiyemo n'iki byose. Ntago imbunda ari potopoto, ntago umuntu yisegura imbunda ngo igire gute ngayisasira agire gute kizarenda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nsozi no intervention rero, reka nkubwira amakuru rwose uzabona ibyo nkubwira kandi mbivuga kandi ukabibona, n'ibyo abarundi kubadimba no kugira gute nabyo umaze iminsi ubibona kandi twabivuze kuva kera. Yego. Buriya Tshisekedi mu bintu azabura, nuko Tshisekedi azaburana imanza nyuma yo kuva ku butegetsi. Serious nta nubwo ntibizanagorana kuzikora. Tshisekedi buriya mu byaha bikomeye afite no guha imbunda abasivile, imitwe yitwara gisirikare. Yego. Yari 330 ikabigeza kuri 100. Kiriya cyo international azakiburana byanze bikunze, kuko akajagari bazateza nako bateje nako barimo guteza kazamugendaho iki cyo cyose. Gusa nabazi ko ari nk'ikintu cy'ubutwari yakoze, cyangwa aravuga ati bari gisasu naragiturikije, kuko buriya bazana n'ubuntu baha imbunda yo kuzibambura n'indafere. Yego. Wabona kandi nta nuzi ko uyu munsi umuzari nasigaye afite imbunda imwe, bagenzi be barapfa kazibika. Isoko ry'imbunda ntoya, ubundi akakarere k'ibiyaga bigari n'ihembe rya Afurika bagira porogaramu yo kwambura imbunda ntoya zifizi daso rubanda, bafite amadolari bashoramo. Muri Kongo hari igihe cyabaye uzanye imbunda bakamuha amadolari runaka. Yewe iyo institution yo kurwanya imbunda ntoya n'ikwirakwiza ryaryo yigeze no kuyoborwa n'umunyarwanda bita Mutsindashyaka, uyu wigeze kuyobora umujyi wa Kigali muri aka karere ka Afurika yo hagati ngira ngo y'Iburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Urumva iyo porogaramu isanzwe ihari. Noneho wowe ufashe porogaramu isanzwe iriho yo kugabanya imbunda na mitigation y'ikwirakwira ryazo, wowe uri perezida w'igihugu kiri mu bigize ako karere, ahubwo urimo kuzikwirakwiza ku bwinshi. Urumva uri muri control kura aho umuyaga werekeza se werekeza. Ibyo byose bigize icyaha rero. Tshisekedi yego yabonye Habyarimana bapfuye, basaba n'abasimbutse urwo ngurwo kuko bagomba kubiburana nabo, bamubutu nabo bagomba kubiburana, bapfa bashoreranye, urumva? Yego. Ariko Tshisekedi ni mutoya, ibyo akora ashobora kuzabiryo. Rutinye ikintu buriya manyanga aba muri Kongo muri DRC, iyo ugiye kureba Sandri usanga amanyanga Tshisekedi arusha Kabila ari inyanga rimwe. Guhimbunda abaturage ndi yose barayanganya. Barashe mu 23 izi mpunzi tubona zikwira ku biyaga bigari zahunze Kabila Joseph. Ntabwo giye mfite icyo mfana Kabila Joseph, ariko impunzi se yahunze atari kungomba Kabila Joseph diye.
impunzi ziryoga Tshisekedi si batumye zihunga nubwo nawe yaje kongeraho izindi ariko Tshisekedi yashyize imbaraga mu gukorana na FDLR kurusha ngira ngo uri mu perezida wese wo muri Kongo urumva that's one. Secondly afata imbunda aziha abasivile mu buryo ubona ko abandi bategetse bari DRC bategeze babikoramo even no biyaga bigari uretse Habyarimana n'abandi ubona ko muri no era nshyashya utavuga ko hari umuperezida wigeze cyo kora no Burundi barabikora mu ntuze mu mbonera kure abantu bahimbunda abaturage bazayibazwa ko ufite igisirikare cy'igihugu gipolisi zego z'ubutasi appareil sécuritaire sécurité apparatus y'igihugu ebiri birongeraho n'ibyiki buriya bajye bigira kuri Museveni atrize tegura umutwe uwita izina sibyo runaka itegeko nshinga cyane amategeko wemeze ubaha imbunda bafite uko bitwa abazarindo banditse he mu itegeko nshinga ryako ni ikibazo bazabiburana rero ni rero batarabiburana consequence zizajya zibageraho gutya kuko buriya Purusi ni Tshisekedi decentralize iyo bazarindo batuze intoki Purusi baba bazituze perezida wamutumye nuvuga ngo nawe bazamwanjama urumva ariko yabikoza bishaka kujya kano karere ka Makajagari sinzi inyungu akuramo ntabwo mbizi gusuhishira umuroza akakubyara ku rubyaro kuko iyo umuzarenda twitse umuntu aba yishe umuturage wa Kongo kandi Tshisekedi niwe garama w'umutekano w'abaturage ba Kongo gusa nyine ubwo twirwa naho M23 ya FC izagwana nabyo kandi mbona babishoboye at least kugerageza gufata abazarendo bakabahindura abantu bazima ariko nabo bafite erere rimwe bashaka ubwiyunge no guhumuriza abaturage ko ntiturabona bakoresha ubutabera cyane kuko nta kuntu umuntu wari umuntu cyangwa wabishungereye uvuga ngo nabo mu integra mu ngabo zawe barimo buri M23 ibikwiye gukora attention mu ma integration ikintegra umuntu muzima ariko umuntu utarabaye muzima ufite n'amakuru n'amateka n'iki byose nawe bakamucira urubanza kuko rubanda kugira ngo bace n'uwo muco kuko umvi neza bahamagarana abantu mayanga ngwino yakutumba ngwino it's okay muri abavandimwe ariko ubutabera buzakora rya umwe azakubwira ngo nayo ngo ntibuza abanyanga yakoze ntibuza abanyanga yakoze ariko icyo tuzi cyo twese tubona kwitangaza makuru nuko M23 igeze haba amahoro hakaba n'umutekano icyo nicyo denominateur ntuzi ni cyita rusange denominateur commun so rero nicyo navuga icyo tubona ikintu umuntu abiba nicyo asarura ni Purusi nabisarure urumva kandi akandi nasozerezaho nkeka ko wumvise ukuntu ama audio y'abasirikare b'u Burundi barimo gusubira wabo bishimye nkeka ko ndayishimiye azasinzira neza akaruhuka kiruhutsa M23 ifashe Uvira kuko yisanze ibirenge byose biri muri Kongo buriya kudeployinga ni kimwe aho kuzideployinga bo kubona impamvu zabyo no kuba mu nci biryoshye biri ibishyushye ni ikibazo M23 igivuga ko nabyumvise bitwirwa muri M23 nako sinibuka niba ari Wiringoma yigeze kubivuga ni Wiringoma nuvaga bigira abazarendo ko umuntu ko mubo barwanira mu byukuri ku ntera ya mbere n'abazarendo barimo kuko arimo gukura umuzarendo mu kaga yirwa yizungurukaho niba hari umwana akajya kwiga niba ari kigiye kaba umuntu muzima niba ashobora kujya muri rehab akajya muri rehab so na Purusi rero ndayishimiye n'abandi bose bumva guvata kontra bafitanye na leta ya Kinshasa bishyura neza bakabyikuramo ku bwende buva ari nk'ubugwari ariko kurasanwa buhene nk'impene na M23 uko barasuka bakuramo aravuga ati at least mvuyeyo nkuko nawe abe bavuyemo kontra ibaye over. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden